umuntu bita Yampano biravugwa ko mu gihe kitageze mu cyumweru yongeye gukora ibisa nabyo, akongera kugaragara mu mashusho y'urukozasoni ari gukora ibisa na biriya. Ibi bikaba byakozwe nyuma y'uko bariya bafunzwe. Bwana Oswakim, Yampano turasaba, ahanga ngiye gusaba, munyumve neza cyane, turasaba ibi ngibi ngiye kubikora cyangwa turi kuvuga ibi mu rwego rw'abakobwa b'abanyarwandakazi batagomba kwandarikwa n'abafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa n'abafite ibibazo by'urugomo. Munyumve neza cyane. Muri kunyumva? Turakumva. Biravugwa ko Yampano bihindura title nga birankunda ni Samsung, ndi gukoresha Android, nakabaye impindura title ko ndayihindura gute ko ndi gukoresha Android kandi ko ntayimenyereye. Reka mujye mwibuka ko ndi umusirimu ngiye we yandi umuntu ukoresha iPhone igihe kirekire, ariko Oswakim ntibyashobora kumpindurira title se ka co-host? Biremewe se ntabwo byemewe, reka ndebe. Biremewe. No, it can't work. Oh yes, it can work. Yes. Yeah. Yes. Uvuga nta kibazo. Let me do it. So ahangaha mwabantu mwe, ibi ngibi nakabaye biceceka, ariko ntabwo nza kubiceceka naka na gato kuko ntabwo ntekereza ko bikwiye. Amakuru avuga ko, munyumve neza cyane, amakuru avuga ko Yampano yafashe cyangwa harandi mashusho cyangwa ndabyita amasanamu, amashusho cyangwa amafoto agaragara nyuma, ejo bundi nyuma yaho abafunzwe bazira ko basakaje ubwambure bwe, hagaragaye andi mashusho Yampano cyangwa andi mafoto Yampano yafashe undi mukobwa yishimye bikabije mu bitwenge byinshi, yafashe undi mwana w'umukobwa utandukanye n'uriya, kandi ayo mashusho ajya hanze. N'iri nzego mu by'ukuri zibihari ziri ahangaha, ntabwo kugeza aya masaha ntabwo turanga turuguza ibintu n'ibintu bitandukanye, ariko turasaba ko uyu muntu mu by'ukuri inzego zibishinzwe zikumire uyu muntu atarangiriza abana b'abakobwa bandi. Ibi bintu byabaye ntabwo byari bikwiye kuba. Twibajije ngo niba kugeza aya masaha uyu muntu twarahagaze tukamuvugira ko ibyabaye, ibyamubayeho yaba yarahohotewe akanagambanirwa, ibi ngibi byo yakoze mu giti cye n'ibyagaragaye, ibi ngibi bitewe n'iki? Ibintu biratangaje. Tukavuga tuti nk'abana b'abakobwa bagomba kurindwa, uyu muntu agomba kuganirizwa bakareba afite ikibazo, basanga anafite n'ikibazo bakamurinda. Ntidushaka kubona abana b'abakobwa bakomeza kwandagazwa, tubona imibiri yabo yambaye ubusa buri ikomeza kujya hanze bigizwemo uruhare n'umuntu umwe, harangiza agafatwa abantu bagafungwa, abantu bamara gufungwa undi agakomeza kwidegembya. So turasaba ni ukuri inzego zigira ikintu zibikoraho, inzego zigire ikintu zibikoraho. Ariko nabyemewe gufata amashusho y'urukozasoni umuntu akayasakaza, ejo akongera akabikora, ibi bintu abantu bakabireka, tumenye ko porno yemewe, ibintu bimenywe. So ntabwo nshaka guhuza izi kesi, ntabwo nshaka guhuza izi kesi z'ibya mbere n'iby'uyu ngubu.
ariko inzego none ko abambere ibi ngibi tubona nyir'ubwite ari guseka afite ibitwenge, ibi turaza kubyita iki? Ibi ngibi byo turaza kubyita iki? Ribi dufashe cyangwa inzego z'umutekano zidufashe, bafate umuntu bamuganirize, basange niba afite ikibazo yitabweho. Uyu muntu yaragiye yishyura hoteli Kanombe kwa Bamporiki, akoreramo uyu mwanda again, nyuma yuko hari abantu barenga 4 bafunzwe bazira amashusho nyir'ubwite yifatiye tena. Ubu turi kuvugana si turibaza ese ibi ngibyo biraza kubazwa nde? So Oswakim, ngayo nguko ikibazo bimeze, ngaho mwe babyeyi nimwakira ijambo numva icyo mubivuga mu gihe byandenze, nabuze ikintu mbikoraho. Ndi mu bantu barwanye inkundura, ya mpano wampamagaye sindi bukwitabe, Imana ikundinde, nakuzinutswe. Niba umuntu ashobora aya masaha hari abantu bari mageragere bakekwaho gusakaza amafoto nyir'ubwite yifatiye, aya masaha tukaba tubona andi mashusho, tubona andi mafoto, the same person n'undi mukobwa utandukanye. Ni ukubera ko umuntu ashobora gufata abana b'abakobwa b'Abanyarwandakazi akabagira ibikoresho kuri aka kageni, akaba bafungwa nyiri kubikora hari. Reka twemere ko ibya mbere byagihanze, turasaba ko inzego zigira ikintu zikora kuri iki kintu. Barebe niba uyu muntu ari muzima, niba ari muzima aryozwe ibintu ari gukora, niba atari muzima agende yitabweho. Naho ibiri mu nkiko sindi buze kubivugaho. Ibiri mu nkiko ibyuko uyu musore byagenze ntabwo ngiye nshaka kubimenya. Ibyo ngibyo sinshaka kubimenya, ariko turasaba ko uyu musore ibi bintu mu by'ukuri hagira igikorwa. Bitari ibyo ubwo mwitegure cyane kujya muyora abantu benshi, kuko ibya mbere byaramukoreye, bimaze kumukorera yakoze parte 2. Ubwo mwitegure gufata abandi bantu mujya gufunga. Nimara kubagezayo arongera kuri bindi nkabyo mwaguregereza. So ibi bintu ntabwo ari byo, nge sinjya mfata side ku bantu mubizi. Aya masaha abajihadi barafunzwe, aya majya abo basore rumaze kumbwira. So ibi ni iki? Ubu tuvuge ko video none nabanga murongera mufata abandi se to the one person. So ngenda ahangaha ntabwo ndibuze kurenza mwo bwana Oswakim, mufata ijambo ndagaruka niba hari ibyo mubaza kumbaza. Abantu muri kunyumva kuri Twitter? turakumva uri no kuri TikTok? Kuri TikTok mfite abantu 500. Ahangaha kuri Twitter ndabona hamaze kugera abantu bangaye mu ndebere, ntabwo ndi kureba iyi telefone nakasa mutwe, abantu 300. So reka dukomeze. 393. Abo bamaze kugera. Mfite telefone mbi, ariko kamindure telefone ndebe, kuko mfite telefone mbi pe kuri Twitter. Mfite telefone iri kungora ya ngayo nguko twagiye. So ikintu ndi kuvuga ni iki kimwe, abantu mwe munyumve neza cyane, mugere hano muvuga nje ndi mu bantu barwanye hano, ndavuga ntuyu muntu yabaye victime, ariko my question is inzego nukuri kw'Imana turatabaza ibyo nabonye bishobora kuba bidakabije, ariko ibiza gukurikiraho bizaba bikabije. Ibi bintu bizagera naho umuntu abura ubuzima. Ntabwo abari bacu abana b'abakobwa bagomba kuba ibikoresho by'abafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa abantu bifitiye ibibazo byabo. Ntabwo imibiri y'abana b'abakobwa ari ibikoresho. RIB n'abandi bantu bari mu kunyumva hano, aya mashusho turi kumwe, aya mashusho uburyo agaragara, aya mafoto uburyo aboneka, umukobwa kubyamukorerwa kuri kumukorerwa. So the thing is
reka mbahe ijambo hanyuma ndaza kugaruka. Okay, urakoze cyane kudufata. Njye ni ibibazo nkubaza. Amashusho wayahawe nande muri abo babiri? What do you mean? Inde mpabwa amashusho nte? None wayabonye ute? Ngira groupe. Hano kuri groupe tuba amagroupe menshi, nayabonye muri groupe anguyeho ngo pi. Harafungwa rero abantu bayashyize kuri iyo group. Kumvikana ikintu kimwe. Aswakim, ntabwo tuje gupratika itegeko hano. Twebwe icyo turi kuvuga ni kimwe, ni iki ngiki. Unyumve neza cyane. Niba tubona hari abantu kugeza aya masaha bafunzwe bazira amashusho ya ya mpano, ntabwo ngiye gupratika amategeko. Tukabona ibintu byongeye gukorwa n'uwo muntu hatarashira n'amezi angahe. Turi kumwe. Turabaza tuti harya nkuko tuzi itegeko rivuga ko gufata amashusho biteme ayimini bitagize icyaha. Turi kumwe? Gufata amashusho bitagize icyaha, ahubwo kuyasakaza aribyo bigize icyaha. Mudufashe mutubwire. Okay, sawa sawa Godfather. Wasanga hari n'andi mashusho tutabonye abanziriza ariya amugaragaza we n'uwitwa ko ari umuntu we. Habonetse ya kabiri ari kumwe n'undi. Ubwo burwayi bwo kwifata amashusho kanayashyira ahagaragara babyita exhibitionisme. Donc ni uburyo bwo gusa nkaho kuryoherwa kwawe gushingira ku kuba abandi bakubona wambaye ubusa cyangwa ukora ibyo ngibyo ibisamibonano. Ikinyuranyo cyabyo ni voyeurisme. Hari abaryoherwa no kwitegereza nk'amashusho nk'ayo, kuyabona bikamushimisha, bakajya guhengereza muri dushe aho abagabo cyangwa abagore barimo kwiyuhagira, urumva. So niba rero afite bene ubwo burwayi ntabwo mbizi. Hanyuma ikindi, niba ashaka kuba nka Balthazar akaba afite nka stock y'amashusho y'ibyo yagiye akora, ntabwo mbizi. Hano nta rubanza ndi buce, ariko ubwo ababishinzwe babyumva. Harimo abashinga amategeko nabo bagomba guhindura bagashyiraho n'igihano ku muntu wifata amashusho, yaba agamije kuyakwiza cyangwa agamije kuyabika, nabyo bikajyamo. Byaca ibintu bimeze nk'inuza nko kuba nyirabuheri. Ikoranabuhanga ryaraje riturusha imbaraga, riturusha ubwenge. Ikoranabuhanga ryadusanze tutari well prepared, tudateguye neza mu mutwe, none ririmo gutuma duhena mu bakwe. Reka Ignatius Kabagambe ibyanjye nuko nareshaka. Itegeko ryo kuri ya mpano n'uyu munsi nta kibazo afite, kuko itegeko rigiye guhiga uburyo aya mashusho yageze ku bantu, n'amafoto yageze ku bantu. Ya mpano ari free, aracyari free. Ariko tukibaza tuti okay, reka twemere, ni ese iyo basanze nyir'ubwite yabigizemo uruhare mu kuyasakaza bigenda bite bwana Uswakim? Nyine ubwo nawe afatwa nk'uwasakaje amashusho y'urukozasoni. Icyaha ni kimwe rwose, nawe ubwe nyir'ubwite arabihanirwa. Kuyafata si icyaha, ariko kuyakwiza cyangwa kugira uruhare mu gutuma kwira ni icyaha nyine cyo gukwirakwiza. Ni bimwe rwose, the same. So ngayo nguko mwitegure, ribu yitegure abandi ba victime. Sinzi niba ya mpano nawe ajya kurega, sinzi niba yongera kujya gutabaza, ariko ndabamenyesha ko ya mpano aya mashusho ari hanze. Urukumva nkaba mfite nibihamya ko atari AI. Urukunyumva bwana Uswakim, kugira ngo bitaza kwitwa iharabika. 5 kuri 5 monami. Akaba nibihamya ko aya mashusho atari AI. So ndabamenyesha ko abantu babajya gusura abari mageragere bafunzwe kubera ibyaha bya ya mpano nibitegure, hari abandi bari buze kubasangayo, kuko ya mpano yakoze part 2.
waha abantu ijambo. reka turebe abagiye barisaba abasaba ijambo murisabe turi bahe. Ginashasi nta kintu uvuga kuri iyi pati tu sosiyete yacu yagushishana abantu mu ikoranabuhanga ryaraje risanga abantu bakiri abaturage none riri kubabyinisha muzunga yororororo sha nta kibi nko gutunga imodoka ikurusha ubwenge, nta kibi gutunga telefone nko gutunga telefone ikurusha ubwenge. Hari abantu urimo kubona basabye ijambo se Godva ko nababona nge Ignatius yatinye kugira ikintu bivugaho cyangwa ntabwo ahari cyangwa byamurenze cyangwa nta idea ifiteho nta nubwo azi ashobora yampano. kuba oya ntabwo Ignatius yabura icyo bivugaho ndamuzi ubura ashobora kuba atari hafi so ariko Ndi hafi is back ahubwo ndi hafi ahubwo nuko kugira ngo mbashe kugira icyo mvuga nitarura ahantu hondi harimo kubera ibirori mbaye mpavugiye ntago nakumvikana ariko nkurikije ibyo Godfather avuga ni ubusubiracyaha ubusubiracyaha rero ubusubiracyaha nyine amategeko arakurikizwa, imiyaga yashyizwemo igakurwamo. Noneho impamvu nkunda nubaha kubigarura hano in good faith again ni ukugira ngo ibintu bijye on record ko abari barabyumvise ukundi babyitaga kurenganywa bagire ishusho yayo bahabwa amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Rero niba arashyiramo caveat ivuga ati niba atari AI nanjye ndaguma muri niba atari AI ubwo ni ubusubiracyaha. Rero kubera ko nta muntu nanga ahubwo nanga icyaha nanga ikibi uvuga ngo kukiguyemo amategeko akurikizwe ariko abantu bamenya amakuru ni nacyo nshishikariza abo turi kumwe hano. Nta marangamutima tuba tugomba gushyira mu bintu nk'ibi ngibi, ahubwo tujye twumva ko amategeko ashyirirwaho twebwe njyewe nawe. Rero iyo akurikijwe umuntu akabazwa yananirwa gusubiza agahanwa agafungwa, ubwo ngubwo ni uko nguko biba bimeze. Amategeko rero akurikizwe niba habayeho ubusubiracyaha kubera ko abo turengera ni abacu, ni abana bawe, ni abanjye, ni barumuna banjye, ni bashiki banjye, ni abakobwa bacu. Turengere u Rwanda rero turwimane, hanyuma urimo kurutanga muri ubwo buryo bwa ya mpano bw'isubiracyaha nawe abibazwe hakurikijwe amategeko. umva Ignatius Murakoze. uri gukoresha ijambo isubiracyaha kandi nyamara ya mpano atarigeze aregwa icyaha na kimwe ahubwo afatwa nka victim wa biriya byaha byo gukwiza amashusho ye arimo kwiterera akabariro n'umuntu we wa mbere. Umuntu we wa mbere yaciwe inyuma, reka tubyite gutyo, hanyuma amashusho agaragaza ukumuca inyuma cyangwa amafoto nayo aragaragara. So ntabwo tubyita isubiracyaha kandi atarigeze ashinjwa icyaha na kimwe, ahubwo we ari we wareze ko yakorewe icyaha. Yarareze ko yakorewe icyaha cyo kugira gute, cyo kuba amashusho ye ari kwiyubakira urugo hari abayakwije. none aya ngaya Godfather avuze yagaragaye niba atari AI, nanjye nkomeze mvugire aho ngaho, ayo ngayo yo yashyizwe hanze n'andi. Icyo ngicyo nicyo Godfather yavugaga ngo ubwo hari abandi bagiye gusanga ba jihadi imageragere.
gihe nyakuyifata ubwo we yidegenje kubera ko abadepite abashinga amategeko nta gihano ntabwo bateganyije ko kwifata amashusho nk'ayo ari icyaha. Ikibazo ni ukuyakwiza. kuyasakaza Yego. aricyo cyaha. Hanyuma rero niba baramuhakinze bakajya muri telefone ye, niba nawe ubwe hari aho yayoherereje, ubwo nawe yatangira gukurikiranwaho icyaha cyo kuyakwiza. Gusa ya mbere yo kugeza amagingo aya ntabwo arabikurikiranwaho ko yagize uruhare mu kuyakwiza, nubwo bariya baburana bavuga bati oya yayashyize kuri platform azi ko atari we wenyine uyifiteho access. icyo bivuze ni uko ibyo Godfather avuze iby'ayo mashusho ya kabiri, ni uko nanone ababishinzwe babikurikirana bakabireba, kuko impamvu abizanye Godfather, ndimo guspekulatinga noneho, uvuga ngo n'ubundi biriya by'uko atari we wabishyize hanze, ibintu bibiri. Icya mbere, n'ubundi hari abatemeranyaga nawe ko atari we wabishyize hanze, ariko icya kabiri ni uko nubwo yaba atarabishyize hanze, ni nk'uko wakorera amakosa iwawe mu nzu, noneho hakabaho imvugo ivuga ngo ariko mu nzu yanjye nemerewe gukoreramo ibyo nshatse nubwo byaba bitaboneye. Carelessness aho ngaho izamo, niba wemerewe gukora ibidakwiye iwawe mu nzu, ariko udafite ingamba zo kugira ngo bitajya hanze, kugira ngo bigaragare nabi, icyo ni ikibazo kuri wowe. Iyo bibaye bwa kabiri rero abantu babyibazaho, none se ubwa mbere wari ufite uburenganzira, n'ubwa kabiri ufite uburenganzira, ariko icyo turimo kuvuga biragaragara nabi. Ibintu rero ufite uburenganzira, privacy yawe, ni ukuvuga ngo ufite uburenganzira bwo kujya iwawe ukubaka urugo, sibyo, iwawe mu cyumba, ariko imyubakire y'urugo ni privacy, ni ibanga. Iyo bigiye hanze ukuntu wubaka urugo, twebwe ntabwo mu Rwanda twumva bidufasha, ntabwo biri mu ndangagaciro zacu. Kuki uhora ufatirwa cyangwa ugwa mu bintu bituma imyubakire yawe y'urugo igaragara nk'aho ari ibintu by'i Rwanda, kugira ngo utwereke imyubakire yawe y'urugo? Rero abantu barimo kubikemanga bakavuga bati na bya bindi bya mbere rega murebe n'ubundi byarimo ibibazo, none dore n'ibya kabiri biraje. Amategeko n'ubundi bizarangira akurikijwe, ariko na mbere y'uko amategeko akurikizwa legally, habaho n'ibindi byitwa public opinion. Public opinion izagucira urubanza, ibi ngibi nibyo turimo, kuki amashusho yongeye kugaragara. Ariko Godfather waduhaye amakuru ntabwo arahamye neza ko atari AI. ariko wa mugabo we, happy new year, umwaka mushya. Ndabisubiramo bigusubiriremo, Godfather kuva nagera kuri izi platform, kuva n'abakasamutwe, kuva wambona ukanyemera ukanshaka Ignatius, uri umuyobozi muri kaminuza y'igihugu, uri umugabo ufite profile ikomeye. Impamvu muza mukansanga mukazanga mukaza mutikandagira muri abantu bafite ama profile, Oswakimu ufite profile, wabaye umunyamakuru wa mbere mu gihugu, ntashidikanye kuza kwa Godfather, nuko ntagubuka. Iyo nza kuba ndi kibarubaru ntabwo bamutinyuka kuza kuri platform yanjye asogoyeho. Ariko se mutekereza ko Godfather kubona abanyamideli bakavuga ati Godfather mu bantu bakoresha X ni wowe ugomba guhostinga abayobozi ukamamaza kandi dukunda kandi tukaza umusaza nka Victor Bitarima arakaza akavuga ati reka ndambutse ubutumwa nabwira bari nuko nshoboye. Ndababwira iki kintu bwana Ignatius, ni njyewe mu influencer ushoboye kandi ushobotse. Ibi ngibi ibihe bizabibabwira,
kangaruke gato kuri iki kintu munyumve neza cyane, iki mvuga nibyo kandi nzabishimangira paka kuva ku munota wa mbere kumubwira ku munota wa nyuma. Ibi bintu biba by'uyu mwana w'umusore, turi kumwe, ndi mu bantu bahagurutse ngaragaza ko yakorewe ihohoterwa n'akarengane. Uri kunyumva? Ndatabaza ndavuga uyu muntu atabarwe. Ko ndifata ntabwo njya mfata side mu buzima bwanjye. Nanga akarengane ngahaguruka nkakarwanya. Niba narahagurutse nkagaragaza ko uyu musore nta ruhare yagize mu gusakazwa kw'amashusho ye, ibyo nabonesheje amaso yanjye gufata navuga nti ntabwo bikwiye uyu muntu ahagarikwe. Ibi ntabwo bikwiye. Ndabisubiramo bwana Ignatius, ntiwongere kumbwira ngo ni AI.